kuko kiriya kigo cyo gutsindishizwa ku bw'ubuntu n'uriya murimo wa kabiri, ririya ntambwe ya kabiri, umucyo w'ubugorozi mu ntambwe ya kabiri, iyo ntambwe yo kwezwa no gutungana. Ndagira ngo kugira ngo nsiragire icyo kintu murusheho kucyumva neza, ni uko umucyo w'ubugorozi wose, iyo ntambwe ya kabiri niyo irebana na hariya mu ihema, hariya ahera. Hariya ahera hari ibintu bitatu, hari ibintu bitatu biba bihari nzagira ngo bigarukeho kuri ya taburo, nzagira bigarukeho ni ko ndashaka kugira uzashaka umwe noho tutagira dufate iriya taburo ngerageza kujya nzitsiragira kuri umuntu azajya ayikubita amaso azajya ahita abibona byose, ndetse biza niba byazabafasha gutuma n'ibindi byose mwize mu gihe cyatambutse byose muza mukabishyira mu mwanya wabyo. Kuri iriya taburo iyo ngaho, kuri ya ntambwe ya kabiri iyo gukura, yo kwezwa, gukura n'icyo gihe imbuto zigomba kuba zigaragara. Icyo kintu, uwo murimo, ibintu bidufasha kugera kuri iyo ntego ni biriya tubona bitatu biri mu birahera, harimo iriya mitsima, harimo ya gitereko cy'amatabaza, harimo n'ikiriya gicaniro cy'imibavu. Ibyo bintu bitatu nibyo so nkingi bidufasha gusobanukirwa no gukura kugera tukagera ku rugero, iyo nzira yo kwezwa no gutunganywa, kugira ngo tugere ku rugero rwo kugira dushobore no kwitwa abatwaramucyo, ba bandi Kristo abwira bara muri Luka 12:35 ababwira ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yaka. Ni ukuvuga ngo abo bantu bagize guke cyo gukekwa gukura, amatabaza yabo ati yateguwe, bageze none igihe cyo guhabwa umwenda wera, bagomba guhora bakenyeye amatabaza yabo. Kristo yazagaruka akazasanga bari muri ubwo butungane. Nizo mpamvu abagiye banyura mu mucyo w'ubugorozi wose bwaranze amateka y'itorero, buri bantu bose igihe cyabo cyabaga gitambutse, aho ngaho baga barangije umwiteguro, babaga bageze ku rugero, bakagaragara ko bagiye mu kigega. Niyo baga bashize umwuka, baga bagiye mu kigega, bakazazukira kuba bakazazuka ari abakiranutsi. Buri mucyo w'ubugorozi ngicyo ukikora, ni ukuvuga ngo natwe muri ibara igihe cya Bamirere, abageze mu kuri mwaka w'1444, murabona ko batubwiye ko habonetse abantu 50 bonyine. Ni ukuvuga ngo niwo musaruro wari ubonetse muri uriya mucyo w'ubugorozi bya 14, bari abantu 50. Muri iki gihe cyacu, mu muhamagaro wa mbere ari wo urabana n'ibyahisho 18 umurongo wa 1 kugera wa 3, uwo muhamagaro nimureba neza murabona ko ugenda ugahura n'ibyahisho 14 umurongo wa 8, aho bigaruka kuri Babuloni. Umucyo w'ubugorozi w'ibyahisho 14, ubwo butumwa bwatangajwe n'uwitwa Charles Fitch. Ntabwo rero ari Mirere nk'uko nagize kumva ikibagize kumva bivugwa gutyo, ntabwo ari byo. Mirere yatangaje bwa marayika wa mbere buhabwa imbaraga na Josiah Rich. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri butangazwa na Charles Fitch. Charles Fitch warubonye abo bose banze iriya karita y'843 iriho ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, abonye babyanze kandi bari kubirukana nyine bari kubanza ubutumwa, nibwo yababwiye ati mubaye Babuloni. Ni ukuvuga ngo ba bandi bari barahawe ubutumwa nabo bagiye gusanga ba bandi bari bararwanyije, basuye mu nyigisho
za rya torero ry'i Roma, basubiye muri ibyo nabo bagiye baba babaye abakobwa ba Babuloni mu mwanya mu buryo bugaragara. Ubwo butumwa nibwo bwahawe imbaraga n'uwitwa Samuel Snow. Murebe kuri iyo taburo, kuri iyo mbonerahamwe, iyo mbonerahamwe nabahaye. Reka ndebe ko abari kuri ariko se yarakamye ko byo gutwara umwanya, tuzabikana kudundi tayarwa iyo taburo muyizi. Iyo mbonerahamwe iriho amateka ya Mireri. Murabona ko uwitwa Samuel Snow ku itariki yari bigeze hagati minwi, hagati ubwo butumwa bwa marayika wa kabiri igihe bwari bwarahawe kigeze hagati, ariyo nibwo noneho Samuel Snow yakoze uwo murimo. Atangaza ati aza ari gusoza iki? Ari gusoza wa mugani w'abakobwa 10 bo muri Matayo 25. Icyari umugani noneho kiba kirasohoye. Ariko nkuko nigeze kubibabwira, hari kibona bibahayemo mbere kubona amahame adufasha kwiga ibyanditswe, ngo nk'uko nta kintu na kimwe kizaba kitabanje kwerekanwa. Ibyo twabyeretswe kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ukuntu mu mugani w'abakobwa 10 uzuzura none mu gihe cyacu cyane. Ni ukuvuga ngo muri umucyo w'ubugorozi w'ibyanditswe 18 dufitemo uko gusora k'ubwo buhanuzi no mu buryo nyabwo bwuzuye. Reka ne gutinda cyane kuko hari amagambo nashaka kubasomera. Amagambo nashaka kubasomera ndagira ngo cyane twumve izo ngorane zivuka z'impamvu ubu ngubu dushobora kujya mu rujijo. Hari washaka kwibaza yahita bibona neza mu bibazo umuntu ashobora kwibaza. Ni ukuvuga ngo kuko n'ubushize navuga ko tugomba gutera intambwe, naberetse ko buriya gihe buriya buyobe bwari bumaze kuza muri myaka 300. Ibyo binyoma kwiyongera n'aho Imana igahagurutsa abagorozi bo mu kinyejana cya 16 ba Luteri nabo bafatanyije na bagenzi be bakamagana ibinyoma. Ubwo ni ukuvuga ko abaporo abo bose binjiye muri ubwo butumwa umucyo wo kwamaga bagombye gusobanukirwa neza n'icyo abo bagorozi bamaganaga. Ni ukuvuga ngo bafite n'ubu ngubu bafite kuba batinye bagombye kubwira nabo bari mu itorero ry'i Roma, abanyagatolika, bavuga bati dore ibinyoma mwigishijwe, dore ibi ngibi nibyo abagorozi ba Luteri na bagenzi babo na bagenzi be bamaganaga, natwe turabyamagana ubu ngubu. Ariko ikigaragara ni uko dusanga hari igihugu n'abaporo ubu ngubu batasobanukirwa neza n'ibyo binyoma, dushobora kubasobanukirwa n'ukuntu ibyo byagenze. Noneho nakongera kwibaza ati none se kuki batabibabwira, batabibasobanurira? Mbese icyo kibazo mujya mukibaza? Mujya mukibaza mukibaza impamvu ibyo bintu batajya basobanurira ngo babe kugira basubire mu mateka yenda ba Luteri, babasobanurire amateka ba Calvin, abasobanurire amateka ya ba Zwingli, basobanurire amateka ya ba Wesley n'abandi. Abo bose bakoze muri kiriya gihe cyabo bagenda bagaragaza umucyo. Ariko kubera ko ubu ngubu haje icyo kintu cyo kwishyira hamwe, cyo gushyira hamwe kw'amadini, muri urwo rufatikanye rwakozwe ariyo bita ecumenism, uko gushyira hamwe. Abo bari abayobozi babonye kubibabwira
bo ubwabo bamaze kujya muri urwo rwiyunge, bamaze kugira amasezerano, ntabwo bashobora kuba bababwira ibyo bintu byose byatuma batunga urutoki abo ngabo tuba tugomba kuba twanga izo nyigisho zabo. Ariko ikindi none umuntu yari afite kongera kwibaza, ikindi mwagombye kwibaza namwe ubwanyu, kuki noneho mwagombye kuba none muri amadini menshi kandi dufite ari amagambo nkunze kugarukaho y'Abefeso igice cya 4:5, hariho umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, hariho itorero rimwe, ibyiringiro bimwe. Niba hariho itorero rimwe, mwagombye kwibaza mukavuga ngo ni gute twaba turi muri idini riniri, bari muri iriya dini bariya, icyo kibazo cyo mwakibaza. Ubwo urumva ko iyo byagombye gutuma bereka ko hari ikitagenda. None ko twabonye ko mu cy'ubugorozi bwo mu kinyejana cya 16 mu gihe cya ba Lutera, abo ngabo aribo bakongeje umuco w'ubugorozi byahishuwe 14. ari amateka y'Abamirere. Niba noneho abagiye muri izo ntambwe barazamutse, bageze mu mwaka w'1844, habonetse umusaruro w'abantu 50 bagumye kurushaho kongera gusobanukirwa, abandi babifata izindi nzira, bagumye kwizana izindi nyigisho. Ariko haboneka itsinda ritoya riri kumya gushaka kwibaza ati bigenze bite, rikeneye kwakira umucyo, bameze nk'abandi batubwira ngo babahagaze, babandi muri babarinza bari kureba ngo bategereje kugira ngo bumve icyo ijuru ribabwira. Muri uko kwibaza bari bakeneye kugira ngo bumve icyo ijuru ribabwira, maze noneho baza gusobanukirwa n'uwo mucyo wari ukeneye muri icyo gihe, basobanukirwa n'ubutumwa bw'amarayika batatu neza. Ubwo noneho bumva neza n'icyari cyatumye ya magambo kwa kundi nabwo k'ubutumwa bw'ubugorozi bw'Efeso 14 wari ushingiye kuri Daniyeli igice cya 8:14 n'ibyahishuwe igice cya 10. Nubwo byashyizwe mu mucyo byacu 14 ubutumwa bw'amarayika batatu. Ubwo urumva ko noneho ngo barushaho kubisobanukirwa neza. Abo noneho ko noneho tubwirwa, noneho tukabwirwa tuti bizakomeza, dore ko ubutumwa buzarangira, noneho buzahinduza ari mu ntege nkeya, ariko abantu bahawe inama yo kugira ngo nanone bagaruke mu mbaraga za zindi zari ziri mu butumwa bw'amarayika wa kabiri, kugira ngo bashobore kujya no gutangaza ubutumwa mu ijwi rirenga ry'amarayika wa gatatu. None aho twajya tukibaza, abo badivantiste noneho abo bategereje, ni gute noneho twagumye kuba turimo ibyo bice byinshi? Ni gute hagomye kuba habonekamo ayo matsinda menshi no kandi inyigisho zitandukanye? Mbese yose nari mu mucyo nyawo? Hari amagambo twasomye ubushize, ntabwo nongera kuyagarukaho, ntabwo twasomye muri iki kigo mu byigwa birishize, ariko nigeze kuyabasomera. Mwayareba mu nzandiko zibanze mu Gifaransa, ni kuri page 161, tubwira ko ngo mbere yuko ijwi rirenga rya marayika wa gatatu ritangazwa, ngo Satani ngo azakoresha amakangura menshi, amakanguka cyangwa se ubugorozi, azazana ubwitwa ngo ubugorozi kandi ari batarimo, kugira ngo atere urwo rujijo abantu ntibagire bate, ntibaze kuzasobanukirwa n'ukuntu ubwo butumwa buri kurangira, noneho ngo basobanukirwe na rya tara nababwiye ryereka abantu aho bagomba kwambukira. Niba ataribona iryo tara rigomba kwereka bambukira, nuko n'abazaba yagize amatara hirya hino, bamwe bazagera barongotana. Mureke basomera amagambo ari no ndangirizaho, amagambo dufite muri igitabo inzandiko zibanze. Murakibona, inzandiko babona inyandiko zibanze, ni kuri page yaho page ya 70 mu kigwa kitubwira abatwaye ubutumwa.
abo batwabutumwa bari ibyo bagomba babwirwa. Kuko abo ngabo n'ubundi nibo bagize bate, niyo batwaye, niyo batera urwo rujijo, nibo aho kugira ngo bakore umurimo nka Filipo wagiye kureba Natanayeli ngo amubwira ati ngwino tujye ku birenge bya Kristo twige tubone umucyo dusobanukirwe kurushaho, barakora nk'amadini yandi ahubwo buri wese yishakira abayoboke. Noneho ubwo ba bandi bakeneye gusobanukirwa bakaba bagiye kuba nka za ntama zitagira umwungeri, bakagwa hirya hino, umwe agakurubana ajyana hariya n'undi agakurikirana ajyana hariya, akajya mu itsinda ridiri, ejo bundi akarivamo akajya mu rindi hariya, akajya kumva ko ariho ari kubona amakiriro, ariko kandi hose n'ubundi bitamugeza kuri ka gakiza akeneye. Nibyo hari bimwe by'ibinyoma bashobora kumubwira bati koko bino kubikubura, akabyumva ko bigakuburwa, ariko icyo dusabwa ni uko tugomba kugenda nyine tukagenda mu mucyo nyawo mu gihe tugezemo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu umuntu agomba kuba asobanukiwe n'umucyo w'ubugorozi bw'Ibyahishuriwe 18, tukaba twumva uko Imana duhamagara muri uwo muhamagaro wa mbere uriya abantu Ibyahishuriwe 18, Ibyahishuriwe 18 igice cy'umurongo wa 1 kugera ku wa 3, tugasobanukirwa n'igihe ubwo butumwa butangirira igihe cyabwo, twira ngo twumve igihe iyo mpanda itangirwe, twira ngo dushobora kubona neza noneho n'igihe kiri imbere cyacu kiri n'ukuntu kiri kugenda, kuko tuba tugomba kugenda duhuza amateka y'isi tukayahuza n'uko ibyanditswe twabwihawe nk'umuburo, noneho tukajya tubisobanukirwa neza ibyo turimo. Bityo noneho tukaba babarinzi bahagaze ku munara, dushobora kuba twabona ibimenyetso kandi tukabwira abantu ikigiye kuba, kuko tutashidikanya ko ariko kuri, kuko ijambo ry'Imana ryo ribihamya. Ibyo rero abo bizera nibyo nkunze kubabwira bene data, bizera aho muri hirya hino, ntimubwe muri uwo mutego, kuko umutego nawo nyine umutego wa Satani. Ngiye kubereka amagambo abishitsindagira, kuko icyari gikwiriye ni ukuvuga ngo aho muri mwebwe hagati yanyu, aho muturanye muri quartier cyangwa se ku musozi hanaha, ku murenge hanaha, muri hamwe, nimugende mu ntekerezo zivuga ngo turi abategereje kugaruka kwa Kristo, kuko turi mu mucyo w'igihe cya nyuma. Ntabwo twasobanukiwe izo, ntabwo twaraziteye, tugeze mu mucyo w'ubugorozi bwa Ibyahishuriwe 14 nawo turawumvise, turawusobanukiwe. Bityo rero tugiye guhita tusobanukirwa neza n'uwo mucyo wundi w'Ibyahishuriwe 18 uza guha imbaraga ubutumwa buheruka, ari byo tubona mu ntambara ikomeye cy'igihe cya 38 mu buruheruka. Ibyo kugira ngo bisobanuke, ntabwo niba mbabwira ni bene data, mwe gutwarwa nezo nyigisho bamwe bagenda bazana hirya by'amatsinda. Ayo matsinda bamwe babasha kwizanira kwikururira abizera kuri bo, bakaba bagiye kubavutsa umwiteguro ukwiriye. Mbese reka twajya tubifate, tujye tubitekerezo n'ubundi niyo n'ababa bari muri iryo tsinda rifite ukuri kose, ntabwo abantu bazakira kubera ko bicayemo aho ngaho, ahubwo ikizaba kiza n'ibyo bazaba nabo ubwabo bafashe, babigize ibyabo mu mbaraga z'umwuka wera bakutuyobora, ubwo bakudufasha muri iyo nzira yo kwezwa no gutunganywa, kuko abantu bakera bakazamuka bakagera ku rugero. Ibyo ni urugero nabaha rurebana n'ibyo bintu. Twibuke yuko intumwa nubwo zigishwaga na Kristo, nta binyoma yabigishaga na bikeya, ariko byasabaga yuko bashobora bo ubwabo basobanukirwa kugira ngo bagere ku rugero rukwiriye. Umwe akagira imyiteguro ikwiriye, ibyo bahawe bakabyakira, no batubwira ngo umugaragu w'Imana uriya mu ntumwa ya Yesu Yohana yagize umwiteguro ukwiriye, ngo ibyo Kristo yamwigishaga byahitaga abyakira, kandi ngo akaba yiteguye guhinduka, akaba ashaka ari kurwana n'ikintu cyo kugira ngo ahinduke. Ni ukuvuga ngo niyo byaba ari mu kuri, niyo haba hariho itorero rimwe gusa, twese duhura mu itorero rimwe,
ntabwo bihagije, ahubwo isano nzagira na Kristo. Kuko nababwiye yuko Filipo agomba kujya guhamagara Nataneli akamuzana ku birenge bya Kristo, Kristo akamwigisha, akaba ari umuzamura. We nzira we nzira y'agakiza kacu, duha umucyo wose, ariko nawe we nyiri imbaraga zishobora kuduhindura, we ushobora gushyira muri twebwe izo mbaraga zo gukunda icyiza no kukirwanya. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 13 niba nibuka neza, ubundi ushyira muri twe. Ubwo Satani baba ashaka kugira ngo arwanye ibyari bigifasha ubuzima bwacu, ibyo cyaha kiba cyaje cyatuzengereje, cyadushegeshe, Kristo waraza akadushyiramo icyo kintu kiyongera kikaduha izo mbaraga zo kongera kuba bazima. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 13 nongere mbibutse aya magambo yasomye. Nuko rero murumva ko nta mpamvu zagombye zatuma mujya kuba izo ntama zizira zitazi n'impamvu zazo, ahubwo mwe mugira ishyaka buri wese kwagira umwanya wo gutera intambwe mu mucyo. Uko umucyo ugenda uhereza ubundi, nawe azamukane nawe uwo mugaturika atera intambwe, yumva ibyo abaporo babayeho, azamukana ibyo byose banze, nawe afata umukubuzo agenda akubura, azamuka atagera mu mucyo w'ubugorozi bya 14, arebe uko byagenze, nabwo bigende birushaho kugenda akubura byose, tugere muri ubucyo w'ubugorozi wa nyuma, tube turi kurushaho gukubura byose, noneho ko tube tugeze ku rugero rukwiriye abagaragu bagomba guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, twerezwe kuzahagarara muri icyo gikombe cya nyuma. Amagambo nshaka kubasomera, reka tumwe uko umuja w'Imana tubwira, ndangirizaho aya magambo kuri paje ya 70 y'iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze, nk'uko Bwana yamaze kubibereka.